dukorana mu biki n'umuyobozi wanjye ndamukorera Kayumba ariko abakozi be bose ndabazi kandi we ntabwo muzi mu bakozi be umusore muto ntabwo ari ngombwa sintekereza ko wenda bikenewe cyane ahubwo wenda wambwira niba hari dufite uko tubanye dufite uko dukorana harya ngo witwa Steven Nza Steven iki kintu gikorana na papa Kayumba ntaba nazi uburyo uri kumuvugamo wagira ngo siso uya ni papa wanjye nuko nyine numvise uvuga Kayumba ntangiye kuza kuri Kayumba ko nanjye nitwa Kayumba ego ni byiza cyane so uburyo kinkoranamo na papa wawe ariwe boss wanjye ntekereza ko atari ibintu nagusharinga kuko business ukorera nizo dukorana my daddy afite ibintu by'ibanga akora naze uzabimubaza actually njye na papa wanjye tumeze gutya ikintu cyose akoze ndagomba kukimenya nanjye kuko yarakumbwiye rero usi nyine mukorana iki ntekereza ko wenda nubwo uri muto simbizi yafite ariko ntabwo ndi muto ndakuze umaze gucururuka ariko kandi cyane nk'umusore ufite intego cyangwa se ufite ejo hazaza rero bagakwiye kumenya amabanga yose y'urugo cyangwa se umubyeyi wawe ubaho kumenya icyo yagushinze ukamenya icyo ukuramo inyungu ukuramo ibindi ukabimuharira sibyo icyiza rero wowe nuko waza kumubwira ko umugabo cyangwa se umusore uko wabyita witwa Steven yaje amushaka kandi amushaka byihutirwa bibaye byiza yaza kumekinga call none se njye n'ubundi bajya bavanga imfura igenda nka se nimba hari ikintu ushaka kubwira papa njye wambwira nkaza kugutumikira kuko n'ubundi kubwira papa ni nkaho umbwiye kumubwira ni nkaho ubwiye papa numva nta byatarushatse wanambwira harya wambwiye ko witwa njye n'ubundi nitwa Kayumba Kevin izina ryawe nawe rihuriye n'ibikorwa ukora cyangwa se nuko bitwara yaza ko kwambura Kayumba akakwita Kevin cyangwa se akongera irindi zina ntekereza ko ari byo byari kuba byiza kurusha ubu ngubu kuba mugabo ntabwo tuziranye byatanje ku buryo ushobora kumva ko wanyaka izina rya papa uracyari muto uri urubyiruko uzagenda umenya byinshi ntekereza ko uko agenda kuzana muri business hari byinshi uzagenda bigiramo uracyafite byinshi byo kwiga ntawe ndabona tungana ikihagararo cyane n'icyo ndabona ari kimwe niko byumva so abo twakakwiye kuvuga byinshi ariko byari ngombwa ko tunaganira ibyo byinshi nyine nanjye niba ushaka ko tubireka none ukambwira nyine ibyo ushaka kubwira papa noneho nanjye nkaza kugutumikira nta kibazo buri utandeba gutya nyenda umugabo uhagarara ku ijambo rye kandi nyenda umugabo papa ashyize muri business anyereka umurongo mwiza nanjye ugenderaho ntugire ikibazo rwose nakakubashye ariko iyo bibaye byinshi cyane talkative bitugaragara nk'umwana so nabyiza nguze make ugakurikiza icyo nakubwiye sibyo uze kugeza ubutumwa kuri papa wawe ubundi bindi make a call so buriya sindavuga cyane so don't forget what I said sibyo so ndavuga cyane to keep you close through the night and day. You're my world, my everything, my way. With every breath I feel your touch so true. Baba, biteze. Umeze neza icara nta kibazo. Ukuntu uri muri aya makanzu se?
urakoze. umeze neza Meze neza. Mbabazi kuki ukunda kunyita boss Ega ni mu byubahiro byawe ndagomba kukubaha. ndaba niba wumva ukeneye kunyubaha wahindura uburyo unyita wenda ukanyita inshuti yawe ukanyita best friend ukanyita sheri ukanyita shube Bose ntabwo ibintu nshaka kubitinyuka. ariko tuzine nyine tuzine two kunyubaha bano nyuma yise bose ntabwo abanyubashye ako uturutse arambwira ngo sheri kaze neza mutarumva kunyubashye cyane kurusha kujya kunyita bose. Nta kibazo nzajya nkwita mu izina ryawe baby bura ndiko banyitaga kera ndi umwana nzajya nguhamagara Kevin nta kibazo. Bura kera ndi umwana hari ukuntu vyajyaga mumagara ngo baby kuko narakara gashimishije gafite bujubujo. Ibyo ntabwo nshaka kubitinyuka ntabwo bishoboka pe. Ntabwo nshaka kukubaha ukabutyo bera ku kageni. Aho kujya umenya ko ari we nzanye muri uru rugo. Ubwo wakoma ndi kukwita gutyo. Ujya wibuka yuko ari we nzanye muri uru rugo. Ndabyibuka cyane. Ahubwo reka mushimire. Mboneyeho n'umwanya wo kukubona nari maze iminsi no kubona neza wenda kubera imirimo. Warakoze kunzana muri uru rugo. Uranshimiye. Uriya rero ni byiza kandi buriya akantu ko gushimira nyine ni buriya ni ingenzi mu buzima. Buriya bakubwira ngo bidashima umuntu akugiriye neza ntabwo ufite umutwe yazima, ariko wowe Mbabazi rwose umukobwa uzi ubwenge buriya narabibonye kuva kera. Umukobwa uzi ubwenge buriya umuntu wibuka neza umuntu yamugiriye akamushimira biba ari ibintu byiza kandi by'agatangaza. Ubwo se buriya wangize se ndanira akamambiri mu cyumba nambare. Baba umva gato wicara gato mbwira. Oya nyegera ntacyo nuni humura dore ngiye hirya gira hino Neza nicaye. oya gira hino nta kibazo ntugire ikibazo. Buriya akantu ko gushimira banakumvishe aho se buriya nta kibazo nibura gufata nuko nagufata gutya byose ni kimwe nuko ngira ngo wenda ibintu ngiye kuvuga ubasha kubyumva neza. Buriya nta bundi buryo ubona wanshimiramo utavuze gusa. Buriya nagushimira mu buhe buryo? Ugushimira ko nabikubwiye mu magambo n'ibibaye. Buriya gushimira ntabwo wavuga utari kunkoraho. Ese yacyo mutwaye? Oya ntabwo ndi umuhungu nkoraho. Erega nyine ntabwo navuze ko ndi umuhungu, ubona ko ndi umuhungu nyine ariko ntumfate nk'abahungu bo hirya ku ruhande. Ko buriya hari ukuntu umuntu ashimira undi mu buryo bwiza noneho kandi bufite ikinyabupfura bunejeje, sibyo? Noneho ukamushimira unamwegera nka gutya nyine ukaryamo. Ese kubagamira gute umuhoza iki? Aho kukigira kana mwana. Mutwaye iki? Mutwaye. Ntabwo nakubwiye ko nashaka kubashira. Nose ninavuze sheri, navuze ko icara hano. Ngize ko sheri wanjye. Kubiza ko sheri wanjye njyewe. Ngiye cyo mutwe kuvuga nuko tugomba nimba rugushima no kucimira. Aho kukigira injije mwana.
imyaka umaze i Kigali igihe umaze cyose uracyari umuntu akaramwuraho ubu se ntabwo twakugera ngo tugafatana gutya ukanyegera gutya mvaho njyewe niba yigi waba yegera neza Kevin ndakura kubunyegere turi kumwe biba bigutwaye iki ese ubwo nk'ubwo mama turutse ari agasa mama arakureba njye nakubwiye ngo hano ndicanye nakiza baba ntundakaze nakubwiye ngo nimba ari kunshimira nshimira bigaragara ibyo kuzana baba se Kevin wajya ukizwa nzwe kangahe byonyine igihe umazanga ntabwo nakijijwe ubu iminsi yose wanzanye ahangaha wari murambara nk'ipusi iri kubara bebe nzana akamambiri mu cyumba ubu nantakaje ubu nabuze mu bwonko ubu ntera ibintu by'izungana naza nzana akamambiri mu cyumba cyangwa nonezo imbabazi zawe ndebe ko uzaza ihingamo ibijumba cyangwa imyumbati zongera atinyuka no kumva nzana akamambiri ncubuka imbere iki njye baragahereye nuko bakumva ubombi ukamambiri kuzizana mu cyumba n'ibintu byadanje kamambiri zizana vaho Kese wande nabibwira mama Kevin barabiguma gatenge nawe sibyo mbabazi uri kunyumva mbabazi uranyumva ibintu bibaye biguma gatenge nawe sinshaka ko uzana rutabona bivuze uri kunyumva neza ubundi se iyo byemera ubundi tukabikora neza ubundi utera tumongeye nkoresha imbaraga z'umurengero korobere muzanira iby'ubugoryi urandorera ibintu bibayanga mbabazi ntibizigere rero bitunguka mu kanwa kwawe ngo ujye umuntu ubibwira mbabazi muranyumva ubu urumva unyuzwe ndabizwa si iyo byemera twabikora neza kuki ubutumye bundi ntabwo nakubwira ngo nshimira neza utiri uzazana ibintu by'inoze urumva unyuzwe hejuru y'ineza wangiriye ni ibi ngibi unyitura se mpaka ngo binyibutse sundi nshimira neza tutareze tujya mu bintu byo kubwigirana njye nawe ntabwo wari kunshimira neza nkabibona mpaka cyakoze umwana uri umugome pe ntabwo nari ko ugira umutima w'inyamaswa aho nyumvira utayi nakubwiye ngo ibyo by'ubugambo birekera aho ngaho mbabazi twumvikane ibintu by'ubugambo birekera aho ngaho ni ibyabaye birabaye nyine birarangiye mama nakora ngo nzi kuri n'agasugi rusuka ko simba kuri agasugi ubundi sinjwe mbikora ubyari kuba ari kubiki kugeza naho neza ko umuntu wenyine muzima muri famille yonyine ari kumwe n'inyamaswa n'ibirimo uwo gutumye inyamaswa zana njyewe uri inyamaswa pe uri umugome ubundi reka tukabikora neza ko no buri nzu babara ukanambwira ati Kevin rwose ndi isugi bigendeshe gake gahoro gahoro tukabikora mu mutuzo unanshimira neza ukajya unambwira ati rwose gushimira biri kwiyongera nanjye ngabyumva ubwo ngo bigere Kevin ndashaka guhita none ahangaha ngo buki ntabwo naguma muri ubu shidra bidarura wowe ntamwemere kuvuga noneho uri kubyumva neza shaka guta ushaka kuneza polisi bamfunge mbega bitari gushimisha mbaba ndakubwiye ngo urugo narusohokamo nimba n'ibitekerezo byo gutaha bikuvemo byongere bikuvemo nahantu ugira ute nahantu uri bujye uruwa hano mpaka shaka gutaha yego bishyira amatama yombi ndashaka gutaha yego ye urashaka kuneza polisi
bamfunge mbega yego je ntabwo baba nese nimba muri urugo ari we muntu wageragezaga kumvugira ndarugumamo maramwe Mbabazi ni ahantu uri buki uraguma ahangaha ukomeze ukore kandi ugira ngo nta cyabaye wijijishe sinshaka ko ari data ari mama ari mushiki wanjye nta n'umwe ugomba kumenya ibyabereye ahangaha bigume hagati yanjye nawe Mbabazi udatuma nkora ikintu nzicuza udatuma nkora ikintu nzicuza nimba ibitekerezo byo gutabona bifite bikuve mu gumangaha turi kumvikana neza kandi ikindi bintu byo kwiriza barubireke atajya n'unjira ngaha akagira ngo nagukubise ibintu byo kwiriza byihorere jya mu cyumba cyawe uryame usinzire utuze turi kumvikana neza none kunyigira aho ngaho ubundi nabona kubwira ngo bikore neza ukanga iki cyose rero ubwo ngucimire kare nuka nanduhije wowe nukunduhije wagenda kugwana n'intare shi jya mu cyo kuryama gira vuba ibintu byo kugenda ubyikure Mbabazi Oliva ibintu byo kujya gutaha ubyikuremo bisubiyemo shakira amafaranga nyitaye aho utajya rero wakagora igihe nabero mubona aho ujya nabwira kubyumva nta hantu ujya naho ugira gute naho ujya Kevin shakira amafaranga byo mu rugo nyitaye jya kuryama ibintu ukoze birahagije Baba jya kuryama kandi nakubwiye ngo ibi bintu bigume hagati yanjye nawe kandi numva byagenze neza uzongera ushimire neza nambaraga ku neza n'umutuzo ukubyumva neza nge ndahari kubwawe none kubwiye kubwawe nawe muri kucyusha ku neza utuma mvuga amagambo menshi ubundi kumana neza Imana numeranye n'Imana ibintu nakuzangana n'Imana ntabwo ibirimo witegura ibihano by'Imana ngaho nyumvira amagambo y'abagore nawe uraranye n'Imana waziranye n'Imana wowe uburyo nyimana n'Imana wowe urabizi wowe shi iby'Imana byanga ntabwo tuba tugomba kubizanamo ahubwo tugenda mu cyumba cyawe none se James umeze ute nimeze fresh kabisa nari utujemo kuntu ni akazi man bro ubizi bino bintu dukora babigoye bro babigoye bisaba nabwo umuntu aba yanaryamye reka twivugiye ku cyatuzanye ubundi ubusanzwe boss ntabwo ageze utembo ariko sinzi niba yabaye amahoro riba ku gihe shize igihe gihagije tegereje umwanya munini ku buryo nanjye kugira impungenge riba ari ikintu cyabaye yahuye nawe uretse ko ari umusirikare ntabwo ari umusivili biragoye reka wenda tegereze biragoye kuko amasaha ashize urabona hashize iminota igeze hafi 30 bro kandi ntabwo ajya kuna gukora ibintu nk'ibi ngibi by the way ariko reka twihangane tugire turebe ibyo ari byo ni byiza umukozi ukuntu aba yambaye urayibona ndabibona boss wowe wagira ngo ugiye kwa Gitwaza cyangwa ugiye ahandi hantu bite byawe ntabwo uzi akazi kawe ugomba gukora akazi ntabwo bizongera so akiri ikintu mbashakira yes uriya mukobwa w'umukozi wanjye ntabwo muzi turamuzi amubona ndashaka kumushimuta yes ibintu byoroshye nta kigoye kirimo aho mu mujyana murahazi abantu dusanzwe tujyana n'abandi muri kumva yene mu mujyane mubitseyo kurya mu muhe cyo kunywa mu mushihereza kugira ngo mutegereze n'amabwiriza ngomba kubahereza muri kubyumva neza ariko naguciye mu ijambo ese nabaza impamvu watubwira gushimuta umukozi ntekereza ko umukozi nta kibazo mujya mujyana nta kintu diringa n'umukozi harimo iyendera ku buryo tumushimuta tumaze gukorana akazi inshuro zingahe nyinshi sana si nyinshi hari ubwo wigeze umbaza ngo kuki turi gukora ibi ngibi none aha ngaha kuki ari bugize impuhwe zo kumbaza ngo kuki ubu ngo tugiye kumushimuta mupfana iki niwe mbaza mupfana iki wejya ukora akazi ushinze ibindi byose ntabwo bikureba
uri kubyumva neza Yes, turabyumva. ikindi kandi na rimwe ntimuzagire sentima umuntu tugiye gushimuta Yes. kuko ushobora gusanga ari n'inyungu zanyu ndi kurengera Yego. ariko mwebwe mutabizi. Yego boss. Turabyumva. Kandi turabikora. Ninkubipa 3 umenye ko ugomba kujya gukora deal. Ninkubipa 4 umenye ko deal ihagaze. Tubyumvikanyeho? Tubyumva sana. Ikindi kandi felicitation. Sana. Wambaye imyenda y'akazi sha. Sana. Nibura nawe niwo umuntu yavuga ngo nibura wagira ngo waruzi igikorwa ngiye kubwira uri uyu nguyu gusa uri aho ngaho ujabiriye n'ubwanwa bubi. Ntabwo bizasubira boss. Ntabwo bizasubira. Cyumwisomo. Wabyumvise. Nabyumvise. James, Ndakumva. ari na rimwe bari baguhemba. Baguha amafaranga atuzuye. Nta na rimwe. Amafaranga uhembwa yashyirahe. Mu gihe amafaranga uhembwa utakuramo amafaranga yo kugura ibikoresho by'akazi. Amafaranga uhembwa yashyirahe. Kugeza aho boss yivugira wowe ubwe. Nagakwiye kuba ari ngiri kubikubwira. Ndabyumva n'ikibazo ko namubwiye ko ntazongera kandi I promise ntabwo nzabyongera. Oya mutashye ikirori cy'umuhanzi hari ibiro bigiyemo. Ega sometimes hari igihe biba biri ngombwa ko tunama tukijisha kugira ngo atagira umuntu. Sinsasubiramo iki kintu. Kandi umunsi wo gushima tuzabe wambaye neza nkuko boss abyifuza. Nzabikora. So, hamagara Frank. Yego. Ntago karara akazi ngomba kujyamo. Murahari kandi munenguye. Ndabyumva. Mbibutsa ko nakumubaza birimo. Icyo wabwiye no kumushimuta mukamushyira hariye ibindi n'amabwiriza nzajya mbihera. Turumvikana. Ndabikora. So. Aramarira anyicira mu maso nakose aramarira anyicira mu maso nakose sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga sinjye wabikoze ariko nijye ubabara ibanga ryahise riracyambaga James. Man, sindi kumva ibintu uri kumbwira man. Ndabizi ko iyi mihanda urayizi. Iyi mihanda urayimenyereye. Nose ko dushobora kumbwira gute umuntu wamubuze muri iki gihugu man. Bro namushatse ahantu hose ariko nta hantu yigeze ngera hose. Ariko ibibazo ko nashyizeho n'abantu b'abashuti banjye bajama banjye nabo bamfashe kumuhiga ariko byanze. Ako James, uratekereza uremere buri muri bino bintu? Naho nindi kwigisha ushobora kumbwira ngo wamushatse hano zahise n'abajama bawe mwana. Nose isi yamumize se? Yagiye mu ndiba y'isi aramanuka buri rwengero. Biragoye kumubona nawe ntago ari umwana. Ntabwo wamenya hano yihisha. Ariko nakubwiza ukuri ko ndi buze kumuhiga kandi amubona. James uri umukobwa nagaze i Kigali. Naga nyine afite ahantu yajya hadanje ku buryo yaburi rwengero mwana. Urumva? Ako James uziko Jyewe na Kansimi yaraje arambwira ati Kevin papa yamaye uruganda rwose ngiye kuyobora kandi namubwiye ko ngi nawe dukundana tugomba rero kujuyoborana. Urumva bagiye kundega nabamombye ibintu byose mwana. Nacyo nabatsigaranye. Ndi kubyumva
ndi kubyumva kandi nkubwije ukuri ko ngomba kumuzana iminsi gusa, iminsi mike Ntabwo nibishaka iminsi n'amasaha nabangana. n'amasaha ndaza kumuzana bana w'Imana kuko ngiye gusara bro naho namuhigiye mu makaritsiye nashyizeho abantu b'abashuti banjye bamufasha kumuhiga ariko report ndi kubona nuko batari kumubona ariko ndaza kubyigira ndakuba ko ndazakuza kubyigira ndabijyamo wema amasaha make musabye amasaha make mu matwi yanjye ntabwo nshaka kumva ijambo ngo namuhize namubuze ntabwo nshaka kubyumva mwana nje byibuze agaruka aha ngaha turi kumwe nshaka uburyo mutaya strakara ariko byibuze atavuye hano kuko kuba ari wenyine aratekereza nyine ibintu byinshi atekereza kujya kundega atekereza kwiyahura nyine nawe biramucanga ndabyumva ntabwo rero nifuza ko mwana ya Keve ndakumva n'uburyo umushakamo ndabwumva ariko mubwije ukuri ko byanga bikunda ngomba kumushaka nkamuzana icyo nibura wowe ngusaba ni ikintu kimwe gusa no kuma amasaha make ntabwo nkwatse igihe kinini ntabwo nkwatse umunsi si nkwatse iminsi 2 wama amasaha make gusa nintamuzana turaza kureba ikindi kintu tugomba gukora ariko I promise ko ngomba kumuzana amasaha make gusa James ndakwizeye ndajya ahantu hose hashoboka ndashyira abantu benshi bashoboka ndakora imbaraga zanjye ndakoresha 200% mu mbaraga mfite n'ubushobozi mfite ariko ndakubwiza ukuri ko ngomba kumuzana uko byagenda kose amasaha make yonyine James ndakwingize yana reka mwizere bwari kandi umbabariye ikizere numva ngufitiye nikize kumanuka nimba wifuza kumbana nyine nawe tukiri kumwe mu buzima bwacu utifuza kujya ungemurira muri gereza mbabarira ubinkorere bro wenda nushaka n'igiciro wongera ucyongera ariko ibintu bive mu nzira vuba sibyo bro ndakwizeye biragoye ariko birashoboka mwana w'imbwa ngo biragoye ariko birashoboka ariko mbwira ngo birashoboka amasaha make ndaza kuba namuza kubera yuko ubu ngiye gukorana n'igikundi cyane twunda gukorana mu kazi ka buri munsi ubu nari nabohereje ariko ubu ngubu tuvugana ndakubwiza ukuri mu masaha make rangira ndifatiramo imbaraga zanjye 200% zikoresha kandi ndamuza we byemere kandi nanyizere nkuko n'umundi muzima usanga usanzwe unyizera kuri kano kazi James ndakumva Rumboro binkorera ndabikora nanabikwijeje ko bikora kuryama sinsinzire bro ndi kurya mu biryo nago biri kurenga hano reka nkubwire no kuvuga ngo impamvu n'ubu byabanje gutindamo urabizi bose ntabwo mashaka ko diri uzajya zimenya ariko ubu none ngiye gushyira imbaraga zanjye zose ntabwo nshaka bimenya ntabwo exactly bikora mu buryo bwose bushoboka namenye bijya mbere sibyo nicyo kintu ngiye gukora ndakubwiza ukuri ko cyo kintu ngiye gukora ntago agomba kubimenya kandi nanjye ndabikora kandi unyizera nkuko usanga unyizera nkuko wamisemo ko nkora kano kazi nkukuzana byanga bikunda ndabikora ku buryo wembi gukora neza na boss ubwiye ntazi kumenya ngo byagenze gute siko bimeze yego bro ndakwizeye akazi twese twakoranye ugakoze neza ntabwo numva rero ko kano kakunanira yego ndakumva ndakwizeye cyane ndaza kubikora siko bimeze kandi byizere nari bro sari kanye nubwo turi kumwe musi byo kumuna gwaye nubwo babimeye ubisize hano akazi niko kingenzi bro akazi niko kingenzi nari nubwo byo kumuna babigiye sawa merci nise bro mukiri gute ako nunda akarire wa kintu bana tayi nka t-shirt kawe uri bro kuva ryo suko nyambarira imyenda siri umusaza wanjye njye nawe turambara nase ko n'umusaza bivuze ko tugomba kwambara chill man ntabwo ndabura nshaka kuza ni va hejuru icara nyine nibanze nyumva wowe uzajya unciye nuko tuvugana nanjye uhagaze please uzimenya ko ndi mukuru kuri wowe nganda buri muntu nuko mbwira umuntu uri gushakisha ngo